igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye wisangira amavure abakubuza inzira bakeme wikomereze rubera rwabakubyaye wisangira ingeri yawe. Hanyuma y'ibyo rero ndagira ngo mbwire abamaze kwicara ahangaha muri iyi sale proverante ku bugenzuzi bwa gahunda ngira ngo muraza kubona abayikuriye naho kuri tekinike murabareba abari ku byuma naho murimo gukurikirana hano kuri mikoro ni Chef Guide Minani Silvani alias Professor. Hanyuma y'ibyo rero tunejejwe nuko Imana yemeye ko twongera kwicara muri iki kibaya dushima Imana izina ryayo rihabwe icyubahiro. Kubw'ibyo rero ntaragira icyo mvuga kindi kuko mbere ya byose Imana reka dusabe inshuti zacu zimaze kugera ahangaha ariko babimburiwe n'abasangwa mujyejuru hanyuma umumife muri ahangaha cyangwa umushefu tene uraha aza atuyobore mu ndirimbo yateguye. Umwama ageze ku irembo wabambwe ku musaraba yaje gukoranya abera babane mu ijuru ku irembo ubugingo bwacu izina ryawe nirihimbazwe. Warakoze uraturinda kuva tukiri mu nda za ba mama ushimye ko umunsi tugihumeka umwuka w'abazima ubihimbarizwe. Wari ubizi ko tutarabimenya ko isanga y'ingi tuzaterana muri iki kibaya cy'umusozi tudateranijwe n'ibyago cyangwa ingorane ahubwo ari urukundo rugukomotseho. Ibyo nabyo turabigushimiye. Rero tugushimiye uburyo warinze abashyitsi bari mu nzira baza wabarinze uba umutekano kandi ubaha umugisha bageze hano nabyo turabigushimiye. Nukuri turakwinginze nguko Yesu Kristo atashye ubukwe bw'Ikana y'i Galileya abari nakwaza ataha ubukwe bwo mu bukiro. Ngwino bane natwe ugira icyo avuga ugira icyo akora ahabwa umugisha nawe kandi umutekano w'ijuru niwo dukeneye ngo bane natwe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Nk'umukuru wayoboye umuryango uyu munsi murabizi ko mwadutoje hari abashyitsi mutwemera kwakira aho tunganya imbaraga aho tunganya imyaka ariko noneho abashyitsi bageze ahangaha baturutse Gihinga na Gihindamayaga nk'uko naje kubimenya nk'umunyamakuru nababonye ndabamenya ariko mbona ibyubahiro byabo atari njye ukwiye kubakira ahubwo munyemerere ahari mu mwanya nk'uyu nguyu maze mwigire ijoro mu cyubahiro cyanyu n'Imana yabahaye
maze mwakire imfura ziturutse Gihinga na Gihinda muyaga muramukoze murakaraba. Arakoze umwana wacu koko afite umuco Imana imuha umugisha nkuko twamutoje koko bigaragara ko umuco we ari mwiza. Ababyeyi be natwe ntago twamutererana cyangwa ko tumutetereze, ariko turamuha akanya ndetse n'uburenganzira bwo gukora imirimo twamushinze gukora. Bashyitsi bacu beza rero turabishimiye, Imana ibaha umugisha. Hano mu rugo rwacu nimuze muri isanga, ndetse uyu mwana wacu akomeze abereke gahunda, kandi gahunda zikurikizwe neza mu mutekano n'amahoro mutikandagira. Ikaze. Murakoze. Nkuko umuco wacu uri ngo zitukwamo nkuru, ni nako n'ubundi bigomba kugenda. Nkuko umwana wanjye yarampamagaye, ni nako nanjye nshobora guhamagara mugenzi wanjye turi kumwe hano, ndetse uyoboye delegation yaturutse Gihinga kugira ngo aze hano mbanze musobanurire gahunda z'urugo rwacu kugira ngo ataza gusitara. Turamutega amatwi ariko ntabwo arayagwaho, nta nubwo aramutega ngo agwe, yihangane azi neza. Tumuteze amatwi ariko ntugire ubwoba, ntabwo ari amatwi tuguteze ngo uze kugwa uyagweho. Abanyarwanda baravuze ngo utagira ubwoba rero abatagira umutima. Ubwoba nabwo ni ingenzi. Ubwoba rero hano ndabwira kuri nyigere kambanze isura abaturage. Muraho mwese, ni amahoro y'Imana, ariko imugarura kugira ngo tugire ibyo dukora. Mu buryo ni amahoro, murakomeye, nawe turaba. Imana ibaha umugisha. Tunejejwe n'ukuntu mutwakiriye kandi mwatugiriye ubwuzu. Turavuze ngo ntabwo twabuze ubwoba. Mutagera mu muryango wabiriye amabara akagira ubwoba, ahubwo yagira ubwuzu kugira ngo agire ubwoba. Twagize ubwuzu rero bw'uko mutwakiriye, ntabwo ufite ubwoba kuko turi umuryango umwe kandi tukaba twese turi abana b'Imana kuko uri yowe gahunda bivuze. Yego. Ntabwo twagomba kugira ubwoba. Ariko rero ubwoba nabwo uriya utagira ubwoba nabwo hari ikintu gitera ubwoba kiwe. Ariko rero muri mbaye ntabwo bifite ubwoba. Urakoze muvandimwe. Rero nkuko umuhango tugiye kwinjiranamo uri, ntabwo rero tugiye kuba duhagaze hano gusa, ahubwo nkuko utambutse uri intore izirusha intambwe, kandi tukaba twabemereye ndetse tubahaye ikaze. Muraba musubiye mu myanya yanyu, nuko dutegure cyangwa tunitegure uburyo bwo kugira ngo mwikaze tubaha tubanze tunabaha ingufu. Umuryango wacu rero mwe kugira ubwoba, tuze tubaha ingufu hano. Iki cyuma nkigendera hari cyane. Izo ni ingufu za mbere twiteguye kubaha kugira ngo gahunda zigende neza. Meze neza mu buzima, mu mubiri. Ni ukuvuga ngo abana banjye hagira umfasha hano, mazaze mbanze nguhe intege, nimara kuguha intege ngira ibyo nkwibariza. Musaza nibaganira neza, ntimubamera amashyi bitwagize rwose. Amashyi mumbabarire, murabizi ntabwo njya nsaba amashyi. Mu byo nsaba abakobwa nkasaba iki, ariko amashyi yose njya nyasaba rwose. Ubwo rero abasaza barakoze, ibiganiro byabo biraje bikomeze. Gusa nanjye nari ndi hano ngira ngo nze kugenda ngusobanurira ibigenda biba, kuko ibiri ahangaha hari ibyo ndibuze murajya murebesha amaso mwumvisha amatwi. Cyokoza uza kugira ikibazo araza kuzamura ikiganza kiza kumworohera kugira ngo abaze ikibazo tumusobanurire. Ntihagire umuntu ugira impungenge. Ahangaha yitwa mu bukimbagira inka n'abageni rwose. Ushaka tubaze amakuru y'imisozi iri hakurya aha,
aha mureba dore aha ni Ishorongi, aha akaba ari Mutwicara Mami, hakurya akaba ari Rwesero, hejuru akaba ari impinga mo Kigali. Nimushaka muraza kumenya ko mo Kigali yari iteganye n'ijuru rya Kamonyi. Burya ijuru rya Kamonyi n'impinga mo Kigali n'Irunda na Gihara bifite amateka maremare cyane ko buriya ijuru rya Kamonyi buriya ryarituye umwami w'u Rwanda yitwaga Mazimpaka. Yego naringize ngo wenda n'ibyo gukabya by'abanyamakuru, ariko namwe ibyo murabizi. Ntabwo tubagobeka, ariko umusaza avuga Imana yihangane yongera ahaguruke. Nuko mwana wanjye ni umuhanga, ntabwo ndakugobeka, nawe wirinde kugobeka, kandi umushyitsi umwakiriza icyo ufite. Rero ndagira ngo kamugobeko sinaguye kumusara wagakuyeho. Ndagira ngo uyu mwana wanjye amfashe nguhakuka, nimara kuguhakuka ugende utekane. Murakagira Imana murakoze. Aha rero bagira guke bati dusangire ijambo, nuko igihe turaba dufunguye ku mugaragaro ikaze, banza ushyire mwene aha nurangiza wumve. amafunguro yanjye araryoshye, akuye abashyitsi baturutse mu muryango wa Rukaku. Niba wumva biryoshye rero ubwo nawe ugiye kuturyohereza. Ikaze, umurongo n'umwanya ni uwanyu. Nyuma yo kumara kwakirwa no guhabwa ibiteganyijwe, ubwo rwose umwanya ni uwawe, kandi ijambo ryose nk'uko urihorana, akanya ko kurivugamo ni aka ngaka. Imirongo yose, icyo ukeneye cyose wisanzure muri uno muryango, maze rwose ugubwe neza. Murakoze. Murakoze kunyakira muri uyu muryango wa William. Ni amahirwe tugize yo kuba twinjiye muri uyu muryango, ariko nk'uko tubizi Abanyarwanda, iyo umuntu yajya kwa mushuti we akajya ku nshuti ye, ntabwo yagendaga gusa. Ndagira ngo umwana waje antwaje nyakubahwa rero mwana Vuguziga, ntabwo muri muryango rwose William twabinjiramo gusa. Yego, tubanze ni ituro ryo kuba niza kugira ngo muryakire neza. Twishimye cyane, twanezerewe kubera ko mwatwakiranye urukundo n'ineza. Niyo mpamvu rero kubera ko mwatwakiriye, nagira ngo wa mwana yongere agaruke, waje antwaje. Uyu muryango turawukunda rwose. Ndagira ngo nimuza kubona umwanya nanone bana Vuguziga twaganiriza. urakoze. Iri turo ni ituro rwose n'umuryango wari uko ugiye guha. Bigaragara ko aha hantu harimo ikintu. Rero ikintu ngiye gukora rero, umva, ndagushimye, ndagushimye. Reka negere hariya maze njye n'umuryango n'abantu banjye maze bamutekanye turebe tuganire. Humura, turacyavuga rwose kandi nk'uko mwabinsabye. nawe urakaza ariko reka nze mpamagare abana banjye, maze umuryango wanjye hari abahungu bazi kuneka neza, barebe ko bimeze.
ariko uri kuri mwana agere hano ntabwo kugenda nguhereza ndagira icyo nkubwira yego ariko noneho ndagira ngo tuganire niba uri bumbonera akanya ndagira ngo wakire uyu mutobe mwiza noneho wari ugusaba kugira ngo tube twaganira ndagira ngo mutangire kureba ko abakuru ari abakuru ibintu bitangiye guhindura isura ubu noneho ugiye kuganira turabo tuganiriraho rwose ku nshuro ya mbere reka nanjye mpindukire mbwire umuryango yuko ibintu aribwo byagatangira neza mu mizi kandi umuntu aho ajya kunyura abanza guharura inzira ziraharuwe ndetse ibintu birateguwe neza ariko abana banjye mfite abana bashobora kuza hano bakanyegera nuko hakabaho kubanza gusogongera twamara gusogongera tukumva ko koko ari ngombwa ko dutanga uburenganzira busesuye bwo kuganira cyane ko nabonye ko tugiye kuganira ibikomeye ntabwo bikomeye ahubwo ari ibintu byiza cyane ariko bino bikomeye wari ibigori iyo umuntu ashaka ibibazo ashaka ibisubizo agomba kubanza kwakira ibibazo tegure rero mu kanya rero tugiye kuguha ibibazo nta nubwo badufite kuko urabisubiza bana bacu badufashe ku musogongero neza nuko dutangire uyu mushinga uyu murongo neza murakoze murakarama kugira ngo igihe murumva kavuze karaba kari kuvuga ijwi ritanga icyerekezo cy'ikiganiro niko atavuga murashakisha akavuga ngaho rero uburenganzira ngaho rwose ibintu nabikubwiye rwose ntabwo naza muri umuryango mbaza ni ibintu bitavuga yego banyarwandakazi itorero ry'Imana bavandimwe duhuje kwizera ndetse nabo tudahuje mwihangane mutwemerere mukurikirane gahunda zaha uko zigiye gukurikirana kuko zirafunguwe ku mugaragaro amagambo akomeye kandi yoroshye uko byagenda kose ariko twabaye bamwe uretse yuko icyo nkwereka cyo uko byagenda kose mbaye ngushimiye iki gikorwa cyiza ariko nanjye ariko se ko dushimye rwose rwose nguhaye ikaze mubyeyi ndetse muvandimwe ukurikiza gahunda ngaho isanzure murakagira Imana ariko mbashimiye rwose nyakubahwa rero bwana Vuguziga imizi ishize naje ahangaha muri uyu muryango ikamvunyisha muranyakira nza muri uyu muryango nzanywe n'urukundo uyu muryango ugira kandi natwe uyu muryango waruka ushinzwe impumu urwo rukundo tuba turufite muri icyo gihe rero
icyangenzaga na bagenzi banjye twari hamwe ntabwo twangana kuri ko tungana twari abantu bake cyane namwe twahenze muri bake icyo gihe ariko mwari twakiriwe tunezerwa twaje rero mu buryo twateguye twari dufite umwana wacu w'umuryango waruka watugejeje igitekerezo cyiza cy'uko nawe akwiye kuba yagera ikirenge mu cy'ababyeyi be akagera mu kirenge mu cy'abatubanjirije ntabwo ari ibintu by'ibyiganiro yakoze ahubwo ni ibintu yabonanye ababyeyi abibonana abavandimwe abibonana n'inshuti ubwo rero icyo gihe twaje tubabwira ko yashimye umukobwa wanyu w'umuryango wanyu umuryango wa William abitugezaho icyo gihe twaraje muratwakira mu buryo twaje ko twari tubasaba kugira ngo muduhe irembo yo kuzanyuramo kugira ngo tuzabone uburyo tuza gusaba mwatugire neza muratwakira irembo muraritwemerera tugenda tuvaho tuzagaruka rero muri make kugira ngo twe gukurura amagambo twasezereye ko uyu munsi aribwo twari kugaruka none twaje ubwo rero twagira ngo ducumbukureho twari tugereje mu nshamake ibyo tugenda gukora reka baguhe ibiganza rwose tuvuga kutwibutsa kandi ibyo twari dusanzwe tuzi ariko koko nk'uko mu muryango wa Kiza William twaganiriye koko turabyibutse basaza bavandimwe bashiki bacu ibintu byabayeho muracyabyibuka nuko ikintu cyaje gukorwa warasabye usaba irembo rwose maze gusaba irembo turabyibuka koko twemeye ko irembo rihari ariko ntago wacakiye oya narasabye yego ntabwo nafashe yego baravuga ngo bagiye gufata irembo njye naje nsaba kandi nawe muramba urakoze irembo ryacu rero riracyari iryacu kuko rirakinjirwamo natwe ndetse tukanarisohokamo ariko iryo jambo koko ryatugezeho ritunyura mu matwi kandi turanaryemera rwose niko byagiye turanakwemerera muri uwo mwanya rero ni nayo mpamvu koko nk'uko wabivuze twanaguhaye uburenganzira bwo gusaba ariko ubwo gusaba tukaba twitegura no kukubaza ibibazo uravuze uti ngewe naje gusaba none rya rembo wasabye utafashe hari ryo kuko tugira amarembo menshi ya marembo menshi irembo ryawe cyari irihe kugira ngo tumenye nabizi mugira amarembo menshi ariko mwantungira urutoki muyereka ibyo nzanyuramo iriya rembo ryinjiramo inka rigasohoka nk'umugezi sikagiye mwambwiye aha bamusaza arakaze ahubwo ibyo twaganiriye byari ngombwa ni na ngombwa yuko cyubahirizwa kereka nuza kwinanirwa ukayoberwa gusaba rero ntabwo byashoboka mwamwanyeretse irembo ukambwira uko nzaryinjiramo nasabye irembo ariko uroro naje kuryinjiramo yego naje ngereye nimunyemerere umukambwe Ezekiel avuge yicaye rwose icara utuze uvuge wicaye nta kibazo
maze uruhuke kandi namwe mbasabe mujye mu byiciro byanyu rwose mbabizi ko iyo muri ku rugamba avuga rero karame ndagira ngo nk'uko twamaze kwicara turebana twishimanye nuko ya gahunda umuryango umaze kunyemerera ko nta cyayihungabanyije nuko ndetse n'irembo rigihari kandi ibyo wasezeranye umugabo n'usohoza ubutumwa bw'abamutumye umwanya rwose n'uwawe ukoreshe uko uri kandi Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane muri muryango naje nagezemo kandi mukanyakirana ineza. Naje muri muryango wa William, umuhungu wacu umukobwa wanyu yabengutse ni uwitwa UFITIMANA Jeanne. Ubwo rero ntaza kuvuga mukaza kumbwira ko hari undi muntu wundi naba narabasabye na ba nyirasafari ushobora gusanga bahari ariko oya umuhungu wacu yasabye yatubwiye ko twamusabira n'uwo nguwo. Ubwo rero nimumbwira ko ahari rero nk'uko dutuje twakubwiye ko UFITIMANA Jeanne ahari tumufite wakagira Imana kandi afite n'amahoro ye mutiteguye guhungabanya rwose cyane rero ntabura amahoro. Turakurikirana turebe ko amahoro ye yahungabanywa. Oya aracyafite igihe cyo kwisubira. Oya ntabwo yahungabana cyane. Ntugire ngo urukubarushya ahubwo ndagira ngo bayi impano nta mbere ntabwo wandushya wisize cyerekana rwose ko impano muzankosha zose nzaziba. Urakoze akaba ari impano ya mbere. Iyi ngiyi ntabwo ari twe ihereyeho ahubwo ni ibya kera. Iyi ni isuka igenda imbere y'inka. Yego inka nazo ziri inyuma wenda nk'eshanu cyangwa 10. Izo mudukosha zose turazifite rwose. Ndagira ngo abahungu banjye ushinzwe muri uyu muryango kumenya ibifite ubuziranenge rekaze asuzume kubera ko muri uyu muryango ari nge ushinzwe kureba ibifite ubuziranenge bose birebe bivuze ngo nidusanga bidafite ubuziranenge uranabisubiza mu muryango wanyu. Ikibazo cya mbere yitwa nguki turya izo tuzi amazina yazo. Ubwo bivuze ngo urabanza utubwire iyo ariyo. Urakoze cyane wumva se mbere hose iyo ujya kubivuga mbere hose ntabwo nari kuvunika ariko ndabona ishushanyijeho n'inkoko. Izi sake nizo muzatuzanira se? ubundi inkoko ze bisobanure neza kugira ngo tubyumve. Iyi nkoko rero ntabura ko irimo kureba hejuru irararamye ndabona isaha yegereye guhamagara mu gitondo ikuzindura ujye guhinga. Niyo kintu isobanura. Baguha amashyi ku buziranenge. ngira ngo umuhungu wanjye nawe nk'uko yatojwe abe hafi nuko akomeze asuzume kandi asuzumane ubushishozi. Muri igihe cy'amajyambere inka zisigaye ziba mu biraro zikaba mu bikumba, nta nka zicyahuka ngo zirwe kubera ko abantu bagize amajyambere. Yego ubuyobozi rero niko bwatubwiye korera mu biraro duhinyira inka ariko nayo tutisize. Iyi rero niyo guhinga ubwatsi bwiza. Ndebera muhungu wanjye nayo uranyimpa kandi nakubwiye ngo izo twakira zose mu muryango tuba tuzi n'amazina yazo. Urabanza utubwire izina ryayo hanyuma y'ibyo ngibyo turebe ko ifite ubuziranenge. Iyi ngiyi ni isuka. Udushubije ku isuka? Udushubije ku isuka?
none se ko tubwiye ngo ni isuka tubwira amazina yayo twumve ko utadushubije ku isuka isuka itabayeho waba utaranga isuka irahinga igakora niyo guhinga ubwatsi bwinshi ariko uratubwira izina ryayo kubera ko nibyo dukeneye ubwo na mugenzi we wenda kurya amatwi ariko tubwire izina ryayo kubera ko twakira mu muryango wacu izo tuzi amazina yazo ubwo nubona ari ukudusubiza ku isuka mwisubize mu muryango wacu kubera ko mu muryango wacu amasuka dukoresha turayafite ahagije udushubije kuri iriya ni cyo gikeneye naho ingiye ikabisano yego dukomeze ubwo bakuriye ugutwi bakubwira ko yitongoki cyuzi cyogera inka reka cyuzi cyogera inka twayibonye twanayakire twanayishimiye isano y'imbere ibaye imboko arakoze aha rero turafite ikindi gikoresho yego ntabwo biba bijya kurisha ahubwo turazahirira turishyira mu biraro niko ubuyobozi bwatubwiye yego sinaho ntibihari birahari nagira ngo niba bidahari mugasubize maze rero si ukubaca mu magambo mwa babyeyi mwe murabizi ntabwo nabikora sinagerageza gutera ibuye ku muhondo w'icumu ariko aka gakoresho nanjye ndakabonye ndakamenya aka ni akamashini ariko katari aka kijyambere ahubwo gakoze mu buryo bw'iterambere iyo bakageze gutya akaba ari ikibazo ariko nanone iyo bakagize gutya gahita gahinduka igisubizo noneho rero iyo mpamvu bakagonze bakakagera gutya iyo wahira karakubwira ngo wahire mu kwawe gusa ntiwahire mu kw'abandi Imana ibaho umugisha murakoze rwose nyakubahwa bwaramwumviwe rero ndagushimye aha hari ikibumbiro tuzi ko muri iki gihe leta yacu yatubwiye ko tugomba korora mu biraro kandi yatubwiye neza tugezaho n'amazi aza mu rugo muri kera hari amariba twanyaga ku nzuzi twanyaga mu mariba tukajya mu migezi ariko imigezi yatugezeho ntabwo urora banzu riba hari turabibona kuri leta yakabaho rero ubu rero uzajya uteka hasi kuri robine yego amazi arajyamo iki kibumbiro icyo turi bukubaze hari ikibumbiro cya kinyarwanda n'icya kizungu iki kibumbiro cyo ni icyande ikibi cya kinyarwanda rero si kizungu kubera hirya yo kuburaya iki kibumbiro cya kinyarwanda ukimusubize kubera ko mu muryango wacu tukijyanye ikinyarwanda yazatureka ni ikibumbiro cy'abanyarwanda ntabwo ari ikibumbiro cya kizungu ni icyavuye mu muryango wanyu murakoze nicyo mu muryango murakoze cyane uhereye kwa se basekuru n'ubundi by'abanyarwanda ibiribwa bisangirwa ari Gihinga na Gihinda muyaga n'irunda na Gihara ibintu ni kimwe kandi ikibumbiro cyo turakizi ngira ngo naho nagiherekejwe n'igicuba rero muzehe rwose reka tukuvune amaguru cyangwa tukugodokere wikwirirwa uvunika rwose iki ni igicuba twese twaradahiye muri bwungu rwose zaramaga zigahaga Imana iho umugisha ahubwo wadutoranyirije neza ahasigaye maze genda uruhuke ubundi se ubundi n'umunyenyereye ku masaka maze iravuga iti kwisanga we uzi kunyera w'igihinga na Gihinda muyaga wanyera ukanyera wisanga mu bukimbagira inka n'abageni rero na Gihara murakajya mu ijuru mba de nimubambira amashyi abasaza mubaha amashyi rwose aha rero ahangaha mu muryango wacu nk'uko mumaze gukora icyiciro cya mbere cy'uyu muhango ariko natwe nk'uko twaraha hari ibibazo cyangwa se n'ibisubizo tuba dufite umuryango iyo umaze gusabwa uricara ugatekereza ugahita utangira imirimo ijyana no kuba umuryango wasabwe ndagira ngo rero munyemerere kandi mwihangane mbatere umugongo ho gatoya nsubize amaso mu muryango murebe mubaze ko ibibereye aha babirebaga ndetse waba agizeho akabazo gatoya mu munota cyangwa mu isegonda akabaze namara kukabaza nuko umuryango usubize umuryango wawe nibirangiza
duhite twahuranya dukore umurongo w'ibitugenza. Ese muryango wa Kiza William, ndabona umuhungu wanjye yanahagurutse, yaratojwe. Nta kibazo rwose. Murakoze. Muraho. Murakagira Imana. Muraho neza n'amahoro. Yego ni amahoro. Mu muryango ntabwo dufite ibibazo gusa, dufite n'ibisubizo. Yego. Kandi hari ibibazo byinshi, haba hari n'ibisubizo byinshi. Cyane n'undi cyo binagenewe. Hari byinshi wari kubazwa ariko naje kubona wisanze nkuko babivuze. Byagiye bibona ibisubizo utarabazwa. Icyo twakihanganiye kubera ko umanza waranyuze inyuma, ntabwo wanyuze imbere gusa, waciye n'inyuma. Inyuma yaho ntabwo naciye imbere, yego waciye inyuma, nabyumvise. Waduciye inyuma uratuzenguruka ugaruka n'imbere, ariko reka ngire icyo nkwibariza kimwe cyari gisigaye. Yego. Icyari gisigaye ndabona wicaranye n'abahungu benshi kandi beza. Nagize amatsiko niba muri abo bahungu mwicaranye harimo uri gusabira, cyangwa se nawe ukaba uri kwiyongeza usaba wa kabiri, ntuzi ko wa mbere wahari. None rero uratumara amatsiko twari dufite, tumenye niba abo bahungu bicaye kuri uwo murongo w'imbere aribo wari uri gusabira. Inongo n'ubundi ahubwo narindi kutangaho amakuru. Uyu mwihorere ibyo narabirangije. Narabishoje. Ahubwo rero nagira ngo mpamagare umuhungu wanjye waba uniraje gusabira. Yego. Koko hano ari mu Bukimba barimo barakimbagira, ariko ndabona niba atari gukeka, niba atari impungenge ngize bemuze abasore ko bashobora kuba ari indwanyi. Komo niba bashobora kuba ari indwanyi. Ni indwara ariko ntabwo ari bajya barwanya. Ni indwara. Ngaho rero reka turebe nabonye bose bitwaje inkoni, kandi burya inkoni ni intwaro, kubize kurwana burya inkoni ni intwaro. Nubwo abo uyu munsi batarwana nk'abakera, ariko burya babyarwa n'abakera. U Rwanda rwarateraga ntirwaterwaga. Ubwo urumva mwene se musura avukana isunzu. Gusa nizere ko niyo baba ari n'indwanyi bataje kurwana mu Bukimba, kuko baba baje kwikora mu nda, kuko ahujeje igisabo ntwatera ibuye. Maze rero muzehe, reka ngusabe rwose, ngusabe igire mu mwanya wicare. Ndebe niba irari ishyirahamwe wazanye, niba ari itsinda rirwanira ku butaka, niba ari bamanuka mu kirere, ko nabonye bose ari abasore b'inzira musonga. Ndagira ngo rero nsabe niba koko abangaba ari bo urimo gusabira, udusobanurire, urasabira koperative nidutabarane. Koperative ngoko ntabwo bibeshye, ariko baje baherekeje Samuel. Ndagira ngo atere intambwe ze umubona. Ino igenda teka wamfura iwacu we. Noneho niba ari ibyo, niba koko Samuel nta mususu, natera intambwe ebyiri agana imbere tumumenye. Umukobwa twari tugiye kumukwima, twari tuzi ko urimo kumusabira umuhungu w'igikara, kandi umuhungu w'igikara rwose ntabwo twari kumuha umukobwa wacu. Twagize ngo n'uyu nguyu mugufiya ukomoka mu Bangirima, twari kumukwima rwose. Ariko niba ari igituza cya Ruhogo, akaba igituza cy'umunihiro, akaba umusore useretse ibikorwa, akaba umusore ngira ngo ararangwa n'amasoso mpamvu. Umuntera amashyi. Maze rero hagati aho ngaho reka nsabe Urwibutso Samuel, ariko urwibutso ko ku mama. Maze tambuka uhagarara, tambuka gitore, vuguzi nyemerera, maze uramutse umusore ibintu bimariye. Urwibutso Samuel, ndakushimiye kandi nanjye nkwibuye ufite amahoro, reka dusabe ko abantu mwigira inyuma.
inyuma mwegere inyuma hariya mbonye hariya hakurya muhagarare hariya muduhe umwanya ko ndaje nabaye icyo mushaka nabonye hari icyo mushaka nayo uyu mukwe mu rugo rwacu atekane agubwe neza azahora ari urwibutso iteka ryose uruhande rw'ufite amahoro gubwa neza maze bose akunezeze kandi unezererwe muri uyu muryango Imana iguhe umugisha. oya ahubwo niba atari ibanga hari ikindi cyifuzo amboniye urugo umusaza Ezekiel kuri Ezekiel turanye na Matayo na Mariko na Yohana yego reka rero twumve icyifuzo cye ariko ndavuze karame ubwo we ntacyo rero reba Samuel kubanyara higeza kumwenyurira reka twageze ngo niko muba buriya rero rwose muramutse unyiriye neza ukazana Jeanne akaza akansuhuza noneho Samuel akamubona uribona kumwenyurira nawe ubundi nanjye namumushuhurije yantumye none yanakaniye ariko yihangane burya amahoro kuyageraho birarushya naho wari warayesitaye kugira ngo uhaguruke ujye kuyesitara ahandi nabyo biragora araharanirwa kandi amahoro araharanirwa reka banza areba aho yazirika aho yaziritse arayazitura yitwaze yongera ajye kuyazirikayo ariko mpungu wacu uramwenyura rwose humura rwose nibangirire vuba wisangira wagukunze ntukagire irungu warakunzwe n'intore kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye twagira Yesu twere turamwakira turabizi ko amaze kugera aha ngaha Imana ikomeze kumwanga umugisha wacu ababyeyi biraza gushyuha kandi biraza kuryoha dusabe abakobwa bigira imbere bamwe mu bana ufite amahoro yayoboraga mu cyiciro cya Jean mu itorero bavuze bati ntabwo twasigara waradutoje ibintu byiza nk'ibi ngibi tutakweretse ibirori bose rikaba ari irya Pacifiers guhera ku myaka 10 kugeza ku myaka kuri 15 ariko mana tutaha muri iki cyiciro no kunyagwa zigahera Jeanne we akiri ibirori washatse rwose warabikoreye batazagira ngo ni ibintu baguhamo kadoya rero ni ukuri murakoze cyane reka nsaba umuntu uri kunanga hariya sabe ufite amahoro Jeanne aba ahagaze aho ageze kugira ngo ijambo twongere turisubize umusaza Vuguziga hanyuma nabibonye cyane rwose cyane ko umuhungu wanjye umuhungu wacu reka rwose niba akibuka ufite amahoro Jeanne nawe ukimwibuka mwama amakuru neza ko naba ntabahinduriye
kandi niyo naba nabahinduriye narushaho gukomeza kubanezeza. Ibyara abana yakoreye Yakobo ntabwo umuryango wabereye hamwe ntabwo byahaba rwose. Urakoze. Urabakiriye tujye ntwabikora. Rwose. Ni neza ko mutabikora rwose. Ubu rwose ndagira ngo urakoze cyane. Aho bari kimenyi dore nyir'ubwite yamwegeye kare. Ndagira ngo umuhungu wanjye rero atangira kure umushinga wo kurushaho kunezeza umukwe wanjye ndetse anagira utubazo mubaza agira n'ibyo amwisabira cyane ko nabonye ko ibintu rwose biri buryohere nawe bikamuryohera. Imana imumugisha. Mbega igitangaza. Igitaramo gitangaje. Maze uragatangaho ntabwo ndi bujye mu gukabya cyane. Mpamagare Rwibutso aze yakire mugenzi we. Uraho neza ma. Aho wabaye amahoro. Waruteye mu mahoro, wibereye mu mahoro. None rero hari ibintu byabaye ntiwaza kubimenya. Niyo mpamvu nk'abanyamakuru murabizi nta banga tugira, iri ryo ndarivuga. Bazanye ngo ukwigomba nayo ngo wabuze amahoro kandi amahoro akaba ari mu bukimba. None uremera koko aya mahoro? Uwo musore uremera Rwibutso uramuzi? None se umusaza Habugimana Ezekiel ndetse na Rwibutso uremera mujyane? Avuze ngukira. Maze rero ni munyemerere. Ntabwo ndi kujya muri byinshi. Ako nakanyuze nyine. Wagakureho ko Jeanne wagakoreye. Biraheranirwa. Maze rero kadusabe Rwibutso maze atambukane ishema n'isheza. Aho rero maze rero mwabantu b'Imana mwe n'abari hakurya murimo kureba mwese nabo hakurya tubasaba umugisha ngo Imana ibahe umugisha. Maze rero tugiye kureba ubu hagiye guca uwambaye haza guca utambayeho ne ahamukanya haza kuza ubu none hagiye guca uwambaye. Reka dusabe umuntu azamura akananga bukeya hanyuma kawugene maze twiyumvire turebe murajya mureba mwumvishe amatwi mudutega amatwi ni mumure ntabwo turi uyakandagire. Rwibutso igihe gikwiriye gisohoye kuri bikwiriye mu gihe gikwiriye. Ariko kubyuma tsarabanje shuje abasaza b'umukobwa ntugire ngo abasaza baje hano wagize ngo wapfa kumutwara uko yibonye. Nutigisha ngo utange amasomo ngo ubwirize unaririmbe niba muguke. Yati rwose mbabare nanjye ngo ndasemura ibyo ndeba. Ati yego ataboneho ati kurengeye ngo niho. Rwose atarega buriya ntugire ubwo ati nawe rwose ati nzakaza ati none se ubwo ushatse kumbwira ko umutwara pe ukagenda pe ati niba ari uko bimeze ati ntaribi rero ubwo ntaribi Samuel Gihinga arahari utagira ntihari yose ntaribi ati burya ntaribi. Undi ati nanjye hari waje nyuma ati maze rero ati niba hari na murumuna we nanjye ubwire nayo mu minsi izaza nanjye hasimbuka nkareba. Ati umwana wacu ni muziraboni niko mubwiye. Ati none se ati rwose ati mva. Ati buriya nubwo umutima w'umuntu kuri ati ariko nagupfa kugenda gusa. Nanjye ubwanjye uretse kuyireba kuriya ntabwo namenya ngo yatangiriye he izasoreza. Hanyuma rero ati ngaho turamuguhaye ngaho berwa ntugasetane ariko ndi mukinguruke ave nanjye ariko na Jeanne aryamye we ati kuva kera nagenda kuhesha ati urukundo rwanjye ati ngwino mu gituza ati rambura amaboko duhozarane duhuze imisaya imisambi hige abanzi baganye wa mukunzi we. Ati maze urambura amaboko niba ababyeyi babyishimiye ubwo munda nawe ubwo mu gituza gikingira umutima ugukunda. Ngaho de mubaha amashyi.
undebere rwose Jeanne nawe arareremba ati mama ati muhungu nakunze hewe Jeanne we dore ngo uyu muhungu uguhaye urukundo akagukura mu bandi ngo umubere umukunzi kubw'urwo rukundo muzirinde cyane muhana urukundo muzirinde amateshwa batanya n'abandi muzirinde icyabatenya n'abandi kandi udukemuye mudusangire mwembi kugira ngo mubone kuvugwa neza kuko ari byo bishimwa kuko Imana yatanze iribango ry'ibanga ribereye twese ndetse no mu mahanga babiri babishaka abashimanye bombi bagirana igihango babona karamata nimutera intambwe mwa hanyuma rero Urwibutso Samu ati twebwe ko twatojwe ati hari akantu nakugeneye ati ni impano ntoya ariko ni nini cyane ku mutima wanjye ati jate ngaho rambura amaso ndebe rwose ati zamura ikiganza cyawe cy'iburyo di niba unkunde ngukunde ati nkundire ndugukunde Imana ibirebe wowe amahoro niwe iguhaye ngaho zirikana igihango umuhanye Imana ibaho umugisha murakajya mu ijuru egeze hejuru rwose ati dore bose babireba sinzaguharika ni wowe ubuzima bwanjye basi Imana ibyumve kandi ibyo bintu Imana ibyumve ibishyigikire atakira ati nkugwa mu gituza gikingiye umutima ugukunda ariko Mana we ati naragukunze ndabikubwira n'Imana irabikunze urarumukunda mutima utuje n'iguhaye ngo umuhora cyazakubera umuhoza uzajya waraguhumuriza igihe cyose ati nukuri rwose Jeanne we uyibwibutse nawe azakubera umutabazi n'igituza cya rugo kandi n'igituza cy'umunihiro azakuberaho rukomeye maze nawe uzajya umuhoza uhora umuhumuriza igihe cyose yego di kugeza gusa byarangiye ati ni impano nakujyana ati ni impano nati nayizame mama akabyarawe ati ntabwo ari city tower ahubwo ni convention iyo rwose ntabwo nayibonera zina nanjye mumbabarire mu ndimi nize urwo ntabwo nigeze rwika icyakora hariho utuntu tumeze nk'agaseke buriya agaseke k'amahoro rwose ariko Mana we ati do atakira de ariko urukundo ni rwiza rwibutse ramanuka neza ugasanga barareshya hanyika Mana nimumundire maze mutange reka nsabe mbere ya byose haze arashaka kwiyakira abantu kiruka mukunzi atakira umve ku rukundo nakuzigamiye akira nkwakire mugabo mwiza akira reka mpongere rwose atakina ko kanzaga urukundo nkakongera bwibutse aragira ati Jeanne akira muhere kanakabwiye samushyira inyota kandi akajane se gutereka uzarusha inyana yo mu kira n'ubwa mbere ngiye ku mazi n'ubwa mbere abanyarwanda mwongere haye kaka atata akati mwamumbira abanyarwanda harakoze muzehe ngaho teka umwami arateka ntabwo yicara teka rwose maze dore Urwibutso ngaho rwose umwanya ni uwawe muzehe ati Urwibutso ati mukambwe mubyeyi mwiza warakoze wareze neza wareze Jeanne yanga uburere yanga ubuhemu warakoze akira icyubahiro kigukwiye atiri n'isinde rwose ujye ugenda ntazuba mubyeyi warakoze ntabwo waruhiye ubusa ati kandi akira n'inkoni y'ubutware ati mu bukimba mwahoranye ubutware kuva na kera mugume ku nkoni y'ubutware ati nimwakire ku ntebe y'ubutware muhagume kandi nimujya mugenda ntimugatsikire mwariteganyirije murakoze cyane
reka dusabe rero hanyuma Rwibutso na Jeanne bakoreye icyo bagomba gukora mu gihe gikwiye. Jeanne ati sinahangara gukora mu ruhanga rwa data ukwe kirazira kikaziririza iherezo. Ati Rwibutso ndawakira maze sinatinyuka gukora mu ruhanga rwa data ukwe ati maze umpere umuhere umukambwe ati niko mucumeza burya nta gukatagira umuco burya kaba gacitse batakira muzehe ati warakoze mubyeyi urakajya mu ijuru kandi tukwifurije imigisha ati kandi ubutware bwawe urakabuhorana ati maze utwifuze natwe ko mu gihe kizaza natwe tuzajya muri icyo cyubahiro nk'icyo nawe ufite twabonye ahungu n'akobwa atakiri inkoni y'ubutware ati wari usanga muri ko natwe tuje kubishimangira ati kuko impanuro mwaduhaye nizo zitumye twicara kuri iyi ntebe Imana ibahe umugisha murakoze cyane. Muzehe ariko aravuga ati bana banjye rero ati bana banjye muragahorana amata ku ruhimbi ati muragahorana amata muragahorana abaja n'abagaragu ati Imana ibahe umugisha ati muzatunge kuberanye no kuzatega urugori akaba nyina w'abana ba Rwibutso maze umuryango wa Ezekiel ukagenda ugatunganirwa kandi rwose maze ibise babikora atabikuye mu nzu y'Imana dore rwose abari aha mwaciye mu cyaha hafi mwihangane mu mbabarire ntabwo ari ku bwanjye sinanjye wanabishimye nta n'uwashima ibyo mwakoze ariko byibura mugarukiraho mugeze turabashuje tubaye icyubahiro rwose niba hamashyi ntacyo bitwaye abana se noneho badakorera ibyiza rwose uwa gatatu ku ruhande rwo haruguru mureba ni murumuna wa Jeanne rwose niyo Jeanne ari kamana na murumuna we ari kamana ntugire ngo biba byoroshye. Kabisa uwahamashyi rwose kuriya geuka indimi z'amahanga zivuga rwose ariko mana kuriya geuka bati burya no guhindukira n'indimi z'amahanga nazo barazivuga rwose kuriya geuka kuriya rwose umusore guhindukira ati nyakwa Rwibutso icyubahiro ni icyawe ati rwose turayemereye fandi kuko nta bashara gukora ibintu fandi atemeye basi uramubona kamana bati
ngwino kuko nditunywa inzoga ntitunywa n'itabi reka reka bose arewe amashyi funga fungua funga funga bose batisogo ako kate bose mugatasi w'umwana kandi muhaye n'amashyi rwose abana barakoze bati turasezeye abana hamwe tubasezeye rwose ariko nimubasezere namwe bitwaye ikizi ku murimo rwose ingabo y'u Rwanda ishyanga ishyaka rikanyifuza abo umusore usobetse wo twari igihanga giharaza ubuhanga abo umugabo w'umugore nzashaka iyo twinjira mu ngamba yabanza nkarangaza aririmba indirimbo y'inka aye kundi nka we dashirungu nirungu kundi nka we aye kundi nka we izacu ni imisengo kundi nka we amagaju y'intukura kundi nka we burya bambariye bambeshya ngidugira ramba narayigenze ndayimara tangaga waganda umuyonga inyuma yamungana nyamukiga yitamuyiza bizuba rirava amakombe zihinduye icyaminwa zawaba natwaza icya icyazaminyana mukondo nazajya rubaya nkajya kureba wa mukobwa washukoje amasunzu nkamugabira ingeri ega burakeye
urakeye turabuze iryera tumari nk'agahinda n'ikindi kibakanda kandi nzagishisha nzagishisha mu gisaka cya migongo umugongo urekeye u Rwanda urwango rugacika u Rwanda nongishisha bazagisukana umwitabo ikiri imbere ya za nyina imivanda ihetswe n'abashumba mbarusha abatunga ibitugu biberwa no guheka imitavu ya rusengo rw'amaboko nongishuka ufite amahoro se nyine ababuze iki reka atakira nkwakire wa nshuti y'Imana we kandi wa nshuti y'abeza we ati ntugasitare ati ukarya ukiyongeze ugire yego atakira nguhe rwose kabana karnibutsa nati kijye cyose gasi umva